Amarira y'umugabo burya ajya atemba agwa mu nda, ariko ay'uyu mugabo we w'ikimenywa bose Theo Bosebabireba we ntago yigeze atemba ajya mu nda, kandi koko nibyo, ni ukuri biragaragara. Iyo urubavu rwawe rutonekara ntibyabura kukubabaza ndetse ntibyabura kukuriza. Yagaragaye kenshi cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku rukuta rwe rwa YouTube agaragaza akababaro umugore we afite ko kuba arwaye indwara ikomeye cyane y'impyiko. Uramutse ukurikira ibitangazamakuru bitandukanye ntabwo wabura kuba uzi ko Theo Bosebabireba afite ikibazo kimukomereye, aho umugore we Mushimiyimana Marie Chantal arwaye uburwayi bw'impyiko kuva Ugushyingo 2024. Amaze igihe akorerwa dialyse inshuro 3 mu cyumweru kugeza magingo aya. Dialyse ni uburyo bwo gusukura amaraso iyo impyiko z'umuntu zitagikora neza. Mu buryo busanzwe, impyiko zikora akazi ko gukura imyanda mu maraso, kugenzura urugero rw'amazi n'imyunyu mu mubiri no gukora imisemburo hormone ifasha umubiri gukora neza. Iyo impyiko zananiwe gukora, amaraso yuzuramo imyanda. Dialyse ikoreshwa nk'impyiko z'inyuma kugira ngo iyo myanda ize gukurwamo mu buryo bwiza. Ibyo rero bigatuma umuntu akomeza kubaho igihe kirenze ku cyo yari ashigaje kuba yabaho. Umugore wa Theo Bosebabireba, Mushimiyimana Marie Chantal, ubu ni bwo buryo bumufasha kubaho kandi bwishyurwa 100%. Ntibukorana na mituweli. Icyakora aramutse ahawe impyiko yasubira mu buzima busanzwe. Kugeza ubu uzamuha impyiko yamaze kuboneka. Hategerejwe ko iyi mpyiko ayishyirwamo. Mu minsi yashize Theo Bosebabireba yavuze ko mu kwezi kumwe yishyura amafaranga agera kuri miliyoni 1.5 mu mafaranga y'u Rwanda. Akaba asabwa kwishyura serivisi zose harimo na dialyse. Yavuze ko ibi bimushyira mu madeni cyangwa bikamusaba ubufasha bw'abantu kugira ngo abone uko akomeza kuvuza umugore we. Iyi niyo mpamvu urusengero rwitwa City Light Foursquare Church ruherereye Kimironko ruyoborwa na Bishop Professor Fidèle Masengo rwamuhaye miliyoni 1 y'amanyarwanda. Ibi ni mu rwego rwo kumufasha. Umugore w'umuyobozi warwo Pastor Solange Masengo niwe wagize iki gitekerezo. Itorero ricyakirana yombi. Theo Bosebabireba yashimiye iri torero nyuma yo guhabwa aya mafaranga. Yagize ati, ndashimira iri torero. Ndatekereza ko kuva igihe izi nkuru zagiriye hanze niryo torero rya mbere mpagazemo. Mumpere Imana amashyi kuba ari hano ntangiriye. Ntabwo ari ubwa mbere nza hano, nta nubwo ari n'ubwa kabiri. Yavuze ko asanzwe abizi ko iri torero rimukunda, ariko atari azi ko rimutekerezaho bene aka kageni. Yagize ati, iri ni itorero nsanzwe nzi ko munkunda, ariko ntabwo nari nzi ko muntekerezaho kuri uru rwego. Mbishimiye Imana ndi imbere yanyu. Nshiye mu bintu bikomeye kugera ku rwego mwabonye biriya byatambutse, ariko ubu nejejwe kuba abantu barantekereje, bataramvunishije, bakampamagara, bakangirira neza. Rero Imana ibaha umugisha. Aya ni amwe mu magambo Theo Bosebabireba yavugiye mu rusengero rwa City Light Foursquare Church ruherereye hano Kimironko ruyoborwa na Bishop Professor Fidèle Masengo, ubwo yahabwaga miliyoni yo kumufasha kuvuza umugore we kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe tujye tubana kenshi kandi buri munsi. Murakoze.